Hey guys, uyu munsi tureba filime ya 2020 yiswe A Life in Air. Kora subscribe. Umunyeshuri w'imyaka 17 Darren yagiye ahabwa ibihembo ndetse n'amasertifika atandukanye kubera ubuhanga bwe mu masomo. Bisa nkaho aba ari umuhanga mu buzima bw'ishuri ndetse akaba n'umuhanga mu buzima bwo hanze yaryo. Papa we Xavier aba ashaka ko yajya kwiga muri Harvard University, rero aba yaratangiye kubimutegurira. Ubuzima bwa Darren ntabwo buba bumeze nk'ubw'abandi bana, kuko Xavier ntabwo aba amuha kwishyira ukizana cyangwa se agahenge twakwita freedom, kandi ni nawe uba ugena activite ze zose, harimo n'uko umunsi we ugomba kugenda. Umunsi umwe ku ishuri, inshuti za Darren zivuga kuri show iba igiye kuba mu mujyi wabo nijoro. Rero bose baba bishimiye kujyayo keretse Darren ugomba kurangiza kwiyandikisha muri college bitarenze ejo. Inshuti ze zigerageza kumwinginga, ariko Darren aba afite ubwoba bw'uko ashobora kurakaza se. Uwo mugoroba Darren yarangije application ye vuba, anasaba se uruhushya rwo gusohokana n'inshuti ze. Xavier yabanje kubyanga, ariko umugore we aramuhatiriza, baramwemerera. Nuko bamubwira ko atagomba kurenza saa 5 atarataha. Darren n'inshuti ze Kirian ndetse na Sami bageze mu kirori, nuko basanga hahiye koko, ariko kuko abantu baba ari benshi kwinjira byari bibagoye. Rero bagombaga kwiyiranja bagaca senyenge kugira ngo babone uko binjira. Mu kwinjira babonye umukobwa w'imisatsi y'ubururu hejuru, nuko bamubaza uko yahageze. Arangije abasaba $50 buri wese kugira ngo aburize. Ubwo bari bari kunegosiya, umusekirite yabaturutse inyuma n'itoroshi, nuko anabasaba gusohoka. Ikiganiro cyarahagaritswe, binarangira Darren akubise inkuba y'ingumi uwo musekirite. Umukobwa yarirukanse kugira ngo yirinde ibyago, ariko asiga ababwiye ko yitwa Isabelle. Abasore nabo barirutse nuko bava aho ngaho. Umunsi wakurikiyeho Darren yakomeje gutekereza kuri Isabelle cyane, ashakisha Isabelle ku mbuga nkoranyambaga zose, ariko aramubura. Abonye ko byanze, ajya muri Google yandikamo abakobwa bafite imisatsi y'ubururu, ariko birangira nabwo amubuze. Igitondo cyakurikiyeho ari muri siporo akimutekerezaho, kubw'amahirwe Darren yamubonye ari muri resitora ari guseriva. Darren yahamagaye inshuti ze Kirian ndetse na Sami ngo bamufashe, kuko ntabwo we aba amenyereye kuvugana n'abakobwa. We n'inshuti ze binjiyemo, nuko batuma ice cream, ariko Darren yari yagize isoni. Muri ako karesitora baba bafite umuco wo kuririmbira umukiriya iyo abahaye tip. Rero Isabelle ategeka Darren n'inshuti ze kudatanga tip, ariko birangira babikoze. Bahise batangira kuririmba, ariko ubona ko Isabelle atabyishimiye. Ubwo yivumburaga agiye, Darren yaramuhagaritse, nuko nawe atangira kuririmba mu njyana ya rap. Byaje kurangira Isabelle yemeye ko Darren aza kumuherekeza nyuma y'akazi. Darren yaje kumufata mu modoka ya se, ariko Isabelle amubwira ko ashaka ko bagenda n'amaguru. Mu nzira bagenda, Darren yamubajije aho yiga, maze asanga atiga. Darren yumvishe bitangaje, kuko we se aba amupangira kwiga ubuzima bwe bwose. Nyuma bahuye n'umugore uba urera Isabelle wiswe Phil, nuko uwo mugore asuhuza Darren, anamuha ikaze muri ako gace. Bageze aho Isabelle atuye, nuko Darren amusaba ko bazongera gusohokana ku cyumweru, maze Isabelle arabyemera. Bwarakeye, nuko Xavier abwira famiye ye ko bari bujye mu kirori ku cyumweru, kandi ko bamwe mu bazaza muri icyo kirori hazaba harimo n'abayobozi ba Harvard University. Rero bagomba kumenyana nabo, kandi ko byaba ari byiza kuri Darren. Kugira ngo Darren adakerereza se, yasohokanye na Isabelle mbere ho gato. Isabelle yamubajije gahunda ze, nuko Darren amubwira ko umupangu we ari ukujya kwiga muri Harvard. Nyuma Darren yagiye mu kirori, maze agongana n'umuseriveri, nuko se biramurakaza cyane, abona ko amusebeje.
Muri scene zakurikiyeho tubona Isabel na Darren basohokana kenshi. Ubwo yagendaga amumenya, Isabel yaje gusanga Darren afite impano yo kuririmba injyana ya rap. Umunsi umwe Xavier yababonanye batembera muri quartier, nuko Darren atashye se amubwira ko agomba gutandukana na Isabel, ko nta kindi azamumarira keretse kumurangaza. Ubwo bongeraga gusohokana, Isabel yabwiye Darren ko se yapfuye afite imyaka 5 gusa kandi ko na nyina yahise amuta. Rero Phil niwe uba umwitaho kuva icyo gihe cyose. Isabel yamutumiye mu nzu ye bwa mbere, nuko amuha n'amazi yo kunywa. Ntibyatinze barasomanye, ariko Isabel ahita amwiyaka, amubwira ko batakagombye gukundana. Darren yamubajije icyo yakoze kibi, ariko Isabel yanga kumubwira, ahubwo amusaba guhita asohoka agataha. Baratonganye cyane, ubwo Darren yahitaga agaragaza amarangamutima ye, nuko amubwira ko amukunda. Mu burakari bwinshi, Isabel yakuyeho plante ye, nuko yereka Darren ko arwaye kanseri kandi ikomeye cyane. Isabel yabwiye Darren ko arwaye kanseri ikomeye cyane kandi ko aba asigaranye umwaka umwe gusa wo kubaho. Darren yaramurebye gusa abura icyo avuga, agerageza gusobanukirwa ibyari bibaye ako kanya byose, ariko umukobwa aramusohora. Nyuma Xavier yari yabuze amahoro ko batigeze babona ibaruwa iva muri Harvard, ariko abwira Darren ko bagomba gukomeza guhatiriza. Darren yungutse igitekerezo, nuko yiruka ajya kureba Isabel, amushyiriye indabo, amubwira ko amukunda nubwo afite umwaka umwe wo kubaho gusa, kandi ko Darren aba ashaka ko uwo mwaka Isabel asigaranye uba mwiza kurusha indi myaka yose aba amaze. Isabel ntabwo yabyizeye, ariko yemeye guha Darren amahirwe. Icyakurikiyeho, Darren yakoze plan y'ibintu byose byashimisha umuntu, ashaka kubikoresha kugira ngo ashimishe Isabel. Bwa mbere bagiye kugura inzu bambaye nk'abakire, nuko babeshya ko Darren ari umukire w'umuraperi mutoya, ariko ba nyir'inzu barabavumbuye maze ba Darren birukanka baseka cyane. Nyuma Darren na Phil bamukoreye udukeke 50 kugira ngo yizihize birthday nyinshi icyarimwe. Nubwo cake ziba zituma atamera neza, Isabel yemeye kuzirya. Nyuma bose baguze imyenda ya graduation, bigira nk'aho barangije kwiga, nuko barifotoza. Darren yatangiye kwita kuri Isabel, bakajya bajyana no kwa muganga. Umunsi umwe Isabel yamujyanye ku nshuti ye ikora indirimbo yitwa Ron. Darren yabanje kugira isoni n'ubwoba, ariko biza kurangira aririmbye. Ron yamukoreye indirimbo, nuko ayimuha kuri CD. Nijoro Darren yumvishe indirimbo ye, nuko biramushimisha cyane. Umunsi wakurikiyeho yasohokanye Isabel mu bwato, nuko amusaba ko babana, maze Isabel arabyemera. Uko iminsi yagendaga niko Isabel yakomeje kuremba. Darren yatangiye kujya amwitaho, ari nako asenga ko Imana yakora ibitangaza. Darren yaje gutumira Isabel iwabo ndetse na Phil ngo basangire ibya nijoro ari kumwe na famiye ye. Nuko ubwo baganiraga, ikiganiro cyararyoshye, batangiye kuvuga ku hazaza habo. Isabel na Xavier ntibabyumvikanaga, nuko birangira Xavier atutse Isabel, amubwira ko nta hazaza we afite kubera ko atigaga. Isabel yababajwe nuko Darren yari yatuje ntamuvugire kurusha amagambo ya se yari kumubwira. Ntibyarangiriye aho, Darren yabwiye papa we ko atinjiye muri Harvard University, nuko maze papa we n'uburakari bwinshi amakosa ayashyira kuri Isabel, amubwira ko ari we wamurangaje. Isabel n'agahinda kenshi, we na Phil bahise bataha, nuko ahita yanga kongera kuvugana na Darren mu minsi yakurikiyeho. Bwarakeye Xavier na Darren bajya kureba directeur cyangwa se uhagarariye akanama ko muri Harvard kugira ngo baganire maze barebe ko yabinjiza muri Harvard. Ubwo baganiraga,
Darren yabonye ko adashaka kwinjira muri Harvard University nawe ubwe, nuko ahita abwira uwo mugabo bari bari kuganira kubihagarika byose, maze arahaguruka arataha. Darren na se batashye bacecetse, nuko bageze mu rugo baratongana karahava umuriro uraka. Darren yashinjije se kutamuha agahenge ngo akore ibyo ashaka nk'abandi bana, nuko yangiza n'icyo yateguriragaho gahunda ze zose. Se byaramurakaje, maze agiye kumukubita, nyina aramuhagarika, nuko aturisha Xavier. Nyuma yo gutongana, Darren yagiye kwa Isabel kumusaba imbabazi. Nyuma bagiye muri top, maze ubwo bageraga ku karimantasiyo kari kari aho hafi, biba ibyo bari bakeneye, nuko bariruka maze bakomeza kugenda bishimisha. Umunsi wakurikiyeho, Isabel yabonye agasimba ku muhanda, nuko baragatora baragatwara. Iryo joro binjiye muri hoteli rwihishwa, maze batangira bwombo namwe murabyumva. Bakomeje mu kabyiniro, nuko nyuma Isabel amuha CD iriho indirimbo ye, nuko amubwira ko zamwumvisha umwe, agomba kugenda kumvisha umwe mu basitari b'abaraperi bari bari aho, ariwe Big Sean. Isabel yarangaje umusekirite, nuko Darren ahura na Big Sean maze banafata agafoto, ariko Darren ntabwo yabonye imbaraga zo kumuhereza ka gasede. Mu gitondo bagiye kureba mama wa Isabel, bo baramutaye kuko Darren aba ashaka kandi anifuza ko bakwiyunga mbere y'uko Isabel yaremba kurushaho. Barahuye, ariko nyina amusaba kuva aho ngaho kubera ko aba atinya ko umugabo we mushya ndetse n'umwana we barabyaye babona Isabel. Isabel yagiye ababaye, maze mu gutaha we na Darren bagenda batongana. Nuko ubwo Darren yangaga guhagarika imodoka, Isabel yashatse kumuforsa, maze birangira bakoze impanuka. Mu gukanguka, Isabel yafunguye amaso ari mu cyumba cye, maze muri salo Darren na Phil baba bari kuvugana na muganga. Muganga akababwira ko Isabel aba asigaranye ibyumweru bike byo kubaho. Kuva icyo gihe Darren yagumye kwa Isabel akajya amwitaho. Umunsi umwe mama wa Darren yarabasuye, maze ababwira ko ari bwite kuri Isabel kugira ngo Darren nawe aze kubasha kubona uko aruhuka. Darren nta handi yagiye kwa Ron, maze ajya gukora indi ndirimbo. Iyo ndirimbo ayikorera Isabel. Yasubiye iwabo maze asanga Isabel yarembye, nuko bamujyana kwa muganga igitaraganya. Dogiteri yababwiye ko nta kindi bagomba gukora keretse kumuhindurira imiti mo gakeya. Darren acyumva ko nta kundi bizagenda, ko Isabel azapfa, yasohotse mu bitaro nk'umusazi maze arasakuza, nuko mama we aramuturisha. Nyuma y'iminsi mike Isabel yasubiye iwabo, ariko nta kabaraga kenshi yari afite. Umunsi umwe mama wa Isabel yaramusuye maze amusaba imbabazi. Nubwo Isabel yamubabariye akanamuhobera, nta kindi yamusabye kugenda ubutagaruka, kuko ibyo yaba yaramukoreye biba bitababarirwa. Nijoro Xavier yinjiye mu cyumba cya Darren maze yumva indirimbo aba yarakoze. Ni nabwo Isabel yabonye CD y'indirimbo Darren yari yaramukoreye, biramushimisha. Nubwo Isabel yari arembye, yamukoreye surprise ubwo yazaga, nuko inshuti ze na Phil bamubwira ko agiye gukora ubukwe na Isabel. Phil yaje amusunika ku kagare, nuko inshuti ze na Phil bataha ubukwe bwa Darren ndetse na Isabel. Ubuzima bwa Isabel bwahagaze muri iryo joro ubwo yari aryamye iruhande rwa Darren. Rero Darren nta kindi aba agomba gukora keretse kumuhobera ubundi akarira gusa. Ku munsi w'ikiriyo ubwo bajyaga gushyingura Isabel, Darren yiyunze na papa we maze basabana imbabazi. Muri sene za nyuma ya film tubona Darren agiye muri New York gukomeza kariyeri ye y'umuziki, ariko abiherewe uburenganzira na papa we. Darren ari kugenda yacanye radiyo
maze yumva ko Isabel yari yaratanze indirimbo ye kuri radiyo, maze biramushimisha cyane. Darren yatwaye imodoka mu gahinda kenshi anarira yibuka ibihe byiza yagiranye na Isabel. Mwakoze kureba iyi filime, kora subscribe niba ushaka kubona izindi nk'izi ngizi kuri Life Media.